ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye Unity Star TV, mbahaye ikaze muri US News episode 13. Hanyuma abari mu mujyi wa Kigali, mu ntara zitandukanye, mu bihugu by'abaturanyi, aba diaspora, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uno munsi. Nuko dutangiye. Nuko ntangiye mpereye kuri iyi nkuru ya Natasha n'umukunzi we. Bagize gutya batungura abantu benshi, nanjye ndimo badukubita save the dates. Abantu rero bari kuvuga se ni ibihuha bimeze bite, amakuru niyo ni impamo. Ni ku itariki kandebe neza, ni ku itariki 18 z'ukwa gatanu uyu mwaka. Ni sawa cyane. Congratulations. Nakomereje ku gitaramo cyabaye ku isabato ishize. Ni igitaramo cy'ababimbuzi ku Muhima. Uwo ni Fanuel wari uri kuririmba. Cyari igitaramo cyiza cyane. Iyo ni The Guardians Choir. Wabonaga ko abantu bari kuvibinga, abantu bari bishimye. Byari sawa cyane. Nuko byari byifashe ku batarahageze. Umva muganga amaze kuvuga atoba kondo. Zimwe mu ndirimbo nkunda cyane. Indirimbo kwa muganga iri mu ndirimbo zangoye cyane. Niyi babanje kabisa mu ndirimbo zangoye kuzikora. Nachimunanira nacho reka ndirimbe umutima mfite umurengezi udafite ikintu. Ambassadors of Christ Choir baheruka kuduha iyo ndirimbo uri kubona. Kamukijije mu mutima wawe, muhicyo ufite niko byagenze ku mupfakazi. Icyo yarasigaje nicyo yamuhaye, nikukize twe twinangira. Junior yabo baheruka agafu. Crayon Call Ministry aba baheruka kuduha indirimbo yitwa Mwebwabera. Sigaja gafuga cye naka
nta shusho y'ejo mfite uretse bubona Imana ishimwe ku bwa The Way of Hope. Channel yabo yaragarutse, yari maze iminsi itariho. Byari ibibazo bikomeye cyane. Navuganye n'umuyobozi n'umwe mu bayobozi bayo, bambwira ibyabaye, bashatse kwiba YouTube channel, ariko Imana ishimwe ko yaga Messenger Singers akisema niyo ndirimbo baheruka. abamubonaga bose bamukwena ntukangwe n'igihe umaze mu butayu igihe kizagera izakugereho. Yego, iyo ni The Guardians, nari maze kubivugaho, yari iri mu gitaramo hara ku Muhima, baherutse kuduha indirimbo yitwa Amaboko Yacu. Ugaruka kwa Yesu, amaboko yose azaririmba haleluya amina. Abahamya ba Yesu Family Choir ndabashuje cyane. Indirimbo baherutse kuduha n'ubundi niyo ivuye muri background, ni Yesu ubwo azagaruka. Irwe mfite yo kwitwa umwana w'Imana, mbega ubutunzi mbifitemo biramagije rwose. Babimbuzi Choir ni nabo bari bafite igitaramo nabivuzeho, iyo niyo ndirimbo baheruka kuduha. Bagenzi cy'Imana, nshimye ubufasha mfite bw'Umwuka Wera, bayobora intambwe zanjye akandinda buri gihe. Ibyo ni ibyiringiro byo kuri wa munsi tuzahura mu cyubahiro. Bagenzi cy'Imana, Konari y'abahanga cyane Bato baheruka kuduha n'ubundi iyo ndirimbo Urugendo, ukomerezaho cyane. Umugabo wawe ninde, mbese umugabo wanjye ninde, hagati y'Imana na Satani, hagati y'icyiza n'ikibi, nyabuneka hitamo neza uyu munsi, amahitamo naya. Ababwiriza butumwa korari imeze neza cyane, ibarizwa ku itorero rya Muhima. Hitamo umugabo ushobora byose, uzabasha kukurwanirira no kukumenya. Baherutse kuduha indirimbo ku bana. Igihe gikuba gicitse mu gihugu, abantu benshi amazuba yafunze, n'abitwa ko bakomeye bahunga, kuko bafite ubwoba buri wese akiza amagara ye, bidafite bitabasha kumukiza, kuko intambara iba yateye mu gihugu, haba hakenewe umukiza. Muryango w'Imana Choir Hozana, iyo ndirimbo baherutse kuduha. Yesu uwo niwe rembo ry'ubugingo, abatuye isi bose bakeneye. Nanjye nzaririmba, nzavuga iby'urukundo rwe. Yesu imibereho yacu iramukeneye. Abakurikiye Yesu baherutse kuduha indirimbo yitwa Isiganwa. Tayari mukomerezaho namwe. Urukundo umukiza, urwo yadukunze
Gisiyoni baherutse kuduha iyo ndirimbo kabisa. humura humura mugenzi wanjye itunyuramo n'agaruko imana yakwibagiwe bugira kuzi ikubaza ku mutima isaha yawe nigera umucyo uzasimbura umwijima. Umucyo wa Kristo baheruka kuduha waradutabaye. Komereza cyane. Abatwara mucyo baheruka kuduha iyo ndirimbo n'ubundi mwaka musha. Mwana wanjye komeza urugendo witinya ninjye Uwiteka wabanye na Mose kandi igicu iramuyobora ninjye wa wundi wahojeje Hana amarira arashira mazabona umwana mu misozi nzazamukana nawe. Yego inkuru nziza baheruka nzakuvuga. Iyo ndirimbo baheruka kuduha crash cyane. Yora mukiza zanyura zanyuza hose yigisha muguke yereka ibyo nigeze menya. Kodisiya baheruka intambara irashize. Yego intambara irashize niyo ndirimbo baheruka kuduha. Shalom Yerusalemu iyo tuvuze Salemu tuba tuvuze amahoro. Yerusalemu no kuvuga umurwa w'amahoro. Uzaza ryari Yerusalemu umurwa w'amahoro. Tuzature mu mahoro turi kumwe. Iyo ni Penuel baheruka indirimbo ntituzongera kubongoza. Ni lyrics. Nashimwa mukiza kubw'amaraso yawe yera yatubereye impongano. Ndabatumye nta ncungu twari dufite Twaraba kurimbuka ariko warahagobotse. habwa icyubahiro. ndabatumye family choir baheruka ivuka rya Yesu. Nakuzi nagusobanukiwe ibyo nakuvuzeho byose uko bingana byose bisoza ibyo nakuvuzeho byose uko bingana. Indirimbo yangoye cyane nayo kuyikora kabisa, iri mu njyana eshatu. Hatari. Indirimbo baheruka rero nshya niyo ngiyo ni video lyrics. Abakecuru ndetse n'abasaza bazaba bahindutse abasore. Dufite isezerano rigira riti nabaza ndagutabara wereka ibikomeye. Sengurebe Imana irumva. Urukundo rwa Yesu niyo ndirimbo baheruka n'ubundi yivuyemo. Ibyiza byo mu ijuru biradukomeza tukagira ibyiringiro mu mutima byo kuhaba. Bamaze usenga igihe kiraje tukazamuka ikirere tukagera hirya y'ibicu hirya y'isi. Iyo niyo ndirimbo cyane ubundi baheruka yitwa hari amajwi. imbaraga z'ijuru. Wibutsa ko iyi ndirimbo yabo nayikoreye cover. Izo mbaraga zahozeho kera n'uyu munsi ziriho. Jya kuri channel yanjye ngiyo Elbeats, Elisha Elbeats yego.
ubundi unteze imbere ukore subscribe, aho niho hajya indirimbo zanjye zose. Kwibutsa ko mfite album y'indirimbo 100, tumaze kugera ku ndirimbo 15. Ujyeho unampe comments uko izo ndirimbo uri kuzumva. Nyakugenda yavuze yuko agiye kudutegurira aho tuzaba, azagaruka akatujyana aho ngo natwe tuzabaneyo. Getsemani Memory, Shimwa Mwami, niyo ndirimbo baheruka kuduha. Aba nabo niyo ndirimbo baheruka kuduha, nta yindi. Dore tuje kugushima Mana uremye, kubw'ibyo wakoze. Haleluya, haleluya, amen, haleluya. Kwa Adonai, Adonai Family Choir baheruka kuduha abamarayika kabisa. Deliverance Singers baheruka kuduha indirimbo yitwa Huguka. Ego musatanso munezero n'ibyishimo, abana b'Imana dusesekaye ku rurembo Siyoni. Bizaba ari ibyishimo, bizaba ari umunezero, igitangaza kwibonayo, jyewe nawe turirimba insinzi yacu. Ikorari nayo ngira ngo baheruka indirimbo yitwa Abigishwa, iyo baheruka kuduha kuri YouTube channel. Komerezaho cyane. Igihugu bwacyo ni cy'imisozi kandi abantu baho ni banini cyane, n'abagabo bateye ubwoba cyane baduhindishije umushyitsi, kandi Abaheti n'Abamori n'Abahivi bose bahatuye. Ubugingo Bushya Choir baheruka So Satani. Ubwoba buri mumu yabawe ibigeragezo, aragusaba ikintu kimwe gusa, izere gusa maze wirebere gutabarwa kuva ahera ho mw'ijuru. Zatanga ingabo nyinshi zitabarika kugira ngo zikurwanire, komera shikama bafite indirimbo nziza cyane ya kuri channel yabo uyumve. Baheruka kuduha Reka Nze, courage cyane, courage cyane cyane. Ururembo Choir baheruka kuduha Uruwera, yego ninayivuye muri background. Umusozi Karumeli Eliya yahamije Imana, hagati y'ibigirwamana n'ababikorera yahagaze ashikamye, ahamya yuko Imana yo mu ijuru ariyo ibasha gukora ibikomeye. Abijuru Choir Kimihurura SDA Church ku Musozi niyo ndirimbo baheruka kuduha, imaze amezi 3. Nuko nshoje ikiganiro cy'uyu munsi, mwakoze cyane ababanye natwe, muduhe comment nyinshi
ikiganiro twahinduye isura kabisa, mwabibonye ko ari sawa cyane. Rero mukomeze kudukurikira kuri YouTube channel yacu Unity Star TV, mukore subscribe, mujye kuri TikTok mudufollowing, Instagram, Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga zose ni Unity Star TV. Mbifurije umugisha utagabanyije, Uwiteka abishimire. Reka tuzongere duhure mu bindi biganiro bikurikira.